ndabizi nawe ujya wibaza impamvu unani business nka TMP, ST ndetse n'izindi ziza mu Rwanda zifite ama office meza, zifite abakozi zikoresha, zifite ama certificate ya RDB cyangwa se ibyangombwa bya RDB, zitanga imisoro muri Rwanda Revenue, ariko wajya ukumva izo business zafunzwe mu buryo butunguranye kandi abaturage bamaze kwishyura amafaranga yabo, bikarangira abaturage bahombye amafaranga yabo burundu batagifite naho kubariza. Niza iminota mike ngo usesengurire iki kibazo mu buryo bwimbitse, turebe uko ibintu bigenda, icyo amategeko asobanura ndetse n'amasomo twese dukwiye kwigira muri bino bintu bigenda bibaho umunsi ku munsi. Dutangiye turibaza kuki izi business zibanza kugaragara nk'izizewe. Abategura business nk'izi baba bazi neza ko abantu batizera ibintu uko bigaragara. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bakora uko bashoboye kugira ngo bake icyizere mu baturage babashe kubakunda. Bimwe mu byo bakora kugira ngo bake icyizere gituma abaturage babakunda kandi bakabizera cyane bakanabashyiramo amafaranga. Icya mbere ni ugukodesha office, aho bategura ama office meza bazajya nyine bakiramo abantu babo. Icya kabiri ni ugushyiraho reception n'abakozi kugira ngo umuntu uwo ari wese waba afite ikibazo nagira imbogamizi azabe afite aho abariza ikibazo cye. Iyo ni impamvu ya kabiri. Icya gatatu, bakora ama website meza umuntu ashobora kujyaho agasura akabasha kubona amakuru, cyangwa se bakaba kwitirira ibigo bikomeye kugira ngo nyine nujya kuri internet ugashaka amakuru yerekeranye n'ibyo bintu ubashe kugira amakuru ubona. Urugero kadufate nka TMP ubundi yitiriye ikigo cy'Abongereza gikora serivisi zo kwamamaza cyitwa TMP Group Limited. Icyo kigo akaba ari ikigo cy'Abongereza gitanga serivisi zo kwamamaza ibikorwa runaka by'abakiriya. Ni TMP rero nayo yaje hano mu Rwanda ivuga ko ari byo ikora ndetse ifata n'izina ry'iyo company, aho yise TMP Limited mu gihe company yitwa TMP Group Limited. Ikindi bakora ni ugufungura amakonte muri banki. Mpamvu ufungura amakonte muri banki aba ari kugira ngo nyine abantu babe babona ko nyine bafite ibyangombwa, bafite aho bitsa amafaranga, ku buryo umuntu ushyizemo amafaranga ye arabazi neza ko ayo mafaranga afite umutekano, kuko hari aho amafaranga ye ajya muri banki nko muri BK, muri Populaire, muri Equity Bank, zino banki zikomeye, Ecobank gutyo. Ikindi kintu bakora rero ni ugusaba TIN number. Ni ukuvuga ngo basaba TIN number kugira ngo batange imisoro. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze gutanga imisoro, leta nayo itangira kubizera. Ikindi bakora ni ukwandikisha izi company zabo bagahabwa ibyangombwa bya RDB, ari nacyo gituma abantu benshi bibaza ese ni kuki izi company zo zifite ibyangombwa bya RDB bikarangira n'ubundi zifunze zinambuye abantu. Ikindi rero bakora ni ukugenda barema amatsinda y'abantu bagiye bajya muri business. Uyu muntu yazana abantu, yatumira abantu atumiye bakaba itsinda rye akariyobora. Iyo umuntu rero ageze kuri office akabona ibintu byose biteguye neza, ahita agira company icyizere. Gusa icyo abaturage tutazi ni uko kuba company ifite icyangombwa cya RDB itanga imisoro ya Rwanda Revenue ntabwo bivuze ko mu by'ukuri iyo company yizewe, ko itashobora kuba yahombya umuntu wayigiyemo. Reka twibaze ikindi kibazo, ese kwandikisha company bivuze iki? Abantu benshi bakunze kwitiranya ibintu bibiri bitandukanye. Icya mbere bitiranya ni ukwandikisha company y'ubucuruzi. Icya kabiri ni ukwemererwa gukora ibikorwa by'imari cyangwa ishoramari. Hari ukwandikisha company y'ubucuruzi no kwemererwa gukora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se by'ishoramari. Rero ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba company ifite registration certificate cyangwa se TIN number ntabwo bivuze ko mu by'ukuri nyine iyo company yizewe 100%, kuko ishaka kwandikwa nk'ubucuruzi ariko ntitange serivisi nk'uko bikwiye. Reka dufate urugero rutoyi.
Reka dufate urugero rw'umuntu wandikishije kampani itanga serivisi za resitora, cyangwa se umuntu wandikishije ko agiye gukora resitora. Umuntu afungura resitora azandikisha kampani yo kuba agiye gufungura, yafunguye resitora, ahabwe na tini namba. Ariko ibyo ntibivuze ko buri funguro ateka rizajya rigenzurwa n'abamuhaye ibyangombwa. Ibyo biratandukanye. Afite kampani yo gucuruza resitora, ariko ntabwo bivuze ko amafunguro azateka azajya agenzurwa n'abamuhaye ibyangombwa. Urugero kadufate hoteli mwese muzi iherereye ku Kibuye yitwa Chateau Le Marara. Iyi hoteli yitwa Chateau Le Marara mwese murayizi, iherereye ku Kibuye mu karere ka Karongi. Mu mwaka washize yarafunzwe. Ni hoteli nziza yitegeye ikiyaga cya Kivu. Yarafunzwe kandi ifite ibyangombwa bya RDB itanga n'imisoro. Ni ukuvuga ngo icyatumye ifungwa ni uko byagaragaye ko iyi hoteli ubwo ifite ibyangombwa bya RDB itanga n'imisoro, basanze itanga serivisi zitari nziza ku bakiriya bayo, haba muri serivisi z'uburyo wakira abantu ndetse n'uburyo bateguramo amafunguro. Bigaragara ko iyi kampani yategura amafunguro afite umwanda, birangira ifunzwe kandi nayo yari ifite icyangombwa cya RDB. Ibi rero bivuze ko niba umuntu afunguye kampani runaka, ntabwo bagenda ngo bagenzure detail akantu ku kandi, kuko ibyo iyo kampani yafunguye ari byo igiye gukora kandi ikabikora neza. Niyo mpamvu n'izi za online business nyine bigenda gutya, baraza bakabereza ibyangombwa byo gukora, ariko at the end ntabwo mu by'ukuri bagenda ngo bavuge ngo ese koko iyi kampani iri gukora neza ibyo yaje itubwira ko ari ibyo igiye gukora, kuko nta nubwo umwanya nyine wabona kugira ngo control buri kantu kose cyangwa se detail iyo yose. Reka noneho twibaze noneho ngo kuki abantu benshi bizera izi kampani cyangwa se bizera izi online business. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bizera online business bagashyiramo amafaranga yabo ntacyo bikanga. Impamvu ya mbere, babanza kwishyura abantu bake, kandi kuko niko bimeze. Iyo bano bantu baje barabanza bakishyura, ukabona ko gutanga amafaranga kandi umuntu wese akabikura, nta muntu utabikura. Iyo rero abantu ba mbere bashyira amafaranga bakanabikura ariko n'inyungu, bituma batangira kugenda batumira n'inshuti zabo, ubundi nazo zikajyamo. Impamvu ya kabiri ni kuba bakoresha uburyo bwa referral. Ni ukuvuga ngo ngewe nimba nagiye muri kampani, ni ukuvuga ngo ndategekwa cyangwa se ndahabwa amahirwe yo gutumira abandi bantu. Ni ukuvuga ngo iyo kampani ntabwo ari irabe igitumira, nyine nyine amaze kuba umukozi wayo wo kwitumira abantu bayijyamo. Nimba gutumira abantu bakayijyamo rero, ibyo bivuze ko ndahera ku bantu tuziranye. Abantu tuziranye rero ntabwo inshuro nyinshi ntabwo bashaka no gutekereza ko ndi kubabeshya, dore ko nyuma ndi kubereka ko nanjye nagize ute amafaranga nayabikuye nkanayabona. Icyo gihe kandi impamvu noneho bino bintu bikora cyane ni uko iyo utumiye umuntu, utumiye baguhereza komisiyo cyangwa se bonus. Ibyo bigatuma umuntu uri gutumira bishobora kurangira anabigize amakuru abeshya kugira ngo akurure abantu ari kubwira, abe yabwira ibintu abizize n'ibitangaza bidahari kugira ngo abashe kwinjiza y'amafaranga yagombaga kugira ute kubona. Nimba azi ko umuntu namutumira arabona aho idolari rimwe amafaranga 1000 urugero mfashe, biratuma ashaka kuvuga ati reka uyu munsi ngo ninjije abantu 5, ubundi bonemo amafaranga 5000 cyangwa se hagati ya 5 na 7500. Ibyo bigatuma ashobora gukora ayo manyanga akinjiza abantu. Iyo ni impamvu ya kabiri ishobora gutuma nyine izi business abantu bazizera, nuko zinyura mu bantu zagize ute mu bantu ba mbere bamaje kuzinjiramo. Impamvu ya gatatu ni ukwerekana ubuzima bwiza abantu bari muri kampani cyangwa se muri izi business babayemo. Ni ukuvuga ngo urugero usanga ahantu abantu benshi babikora ku bushake cyangwa se bakashishikarizwa n'izo kampani, aho bashobora kugenda bagaragaza ubuzima bwiza babayemo, kuba basohokeye ahantu heza ku mazi, kuba bifoteza ku mamodoka meza yaba ayabo cyangwa atari ayabo, noneho bakagaza ubuzima bw'ibitangaza babayemo. Babandi bagiye gutumira cyangwa se babona ku ma social media bakavuga ati wow, bano bantu kabisa bafite ubuzima. Iyo bigenze gutyo bituma noneho abantu baharanira cyangwa se bashidukira kurinjira muri izi business kugira ngo nabo bafate kuri bwa buzima bwiza bari kubona. Ariko hanini bigakorwa mu by'ukuri atari ukuri, ahubwo ari nk'amafoto cyangwa se ari bigaragara inyuma ariko iby'imbere bitandukanye. Ibi reka dufate urugero nka kampani yitwa MZ Global cyangwa se Alliance in Motion Global.
tekereza ko murayizi cyane, abantu benshi barayizi. Murabizi ino company yaje ngo iha abantu imigabane, bagura imigabane ngo bakagurisha imiti ivura ibintu byinshi. Murabizi kundusha, bakoresha ibintu by'ibimera, murabizi kundusha. Aba bantu murabazi uburyo abantu bahora bamwe, nimba banakiho simbizi, bahora bambaye udukote bagaragara neza byataye, wari smart, ufite ku modoka meza. Ibyo bigatuma n'umuntu agiye kumveka nawe avuga ati kabisa ubuzima burakwiye nanjye nabujyamo. Icyo ni ikindi kintu bifashisha, ni ukumaskinga abantu, bakagaza ibintu bidahari. Kandi mu by'ukuri abantu babona bakabona ko ari ibintu bisa naho biririyo, abantu bari mu buzima bwiza, kandi mu by'ukuri nta buzima bwiza bafite nk'uko twe tubibona. Ikindi kintu ni ugukoresha inama kenshi z'abanyamuryango. Kadufate urugero nka TMP cyangwa se STT, murabizi ko bakunda gukoresha inama cyane, ugasanga umuntu nimba nye afite itsinda ry'abantu 5 natumiye abantu, kajya tugirana inama, ubwo kampani ikatwakira, ikaduha ibirango, ikaduha ibyo kurya, nyine tukumva ko nyine turyohewe, bigatuma tugomba gushaka n'abandi bantu binjiramo. Ibi murabizi cyane kuri TMP na STT, abantu babagamo murabizi, banyuze muri izi kampani murabizi. Ikindi kintu gituma abantu bizera izi kampani cyane ni ugutanga ama award cyangwa se ibihembo cyangwa se amatombora. Ibi bintu murabizi cyane kuri TMP, uburyo yagendaga itanga ama award ku bantu bazanye abantu benshi. Ikindi yakoraga TMP tuyiziho ni ukugenda itanga amatombora, aho bashoboraga kuba umuntu yatombora amafaranga cyangwa se agatombora moto. Hari umuntu yatomboye ko nigeze kubwira muri video ya mbere. Ibi nabyo bituma abantu bakomeza kubona ko cyakira kuko ari cyo kwizera. Ibi ntabwo bihagije byonyine, kujyanye n'ama award hari n'igihe bagenda batanga ama bonus. Abantu baga muri TMP murabizi ko hari uburyo bari bashizeho ngo bwo kugenda ukaba ushobora gutombora, niba ari gutombora sinzi ko byari bimeze, ariko abantu bashobora kugenda bakajya nko muri iduka runaka cyangwa muri shop, bakagaragaza ibintu batwaye, amavuta, umuceri, akawunga, noneho bagafotora ifoto bakohereza TMP ikabaha amafaranga muri system. Ibyo byose nibigaragaza ko bituma abantu bagumya bayikunda, bati wow, babantu kabisa ni abantu beza bo kwizerwa. Ikindi bakunda kugira no kwigaragaza neza muri rubanda, aho usanga ibi bigo haba TMP, bakunda gutanga urugero kuri TMP ndetse na STT, bagenda bagaragaza nyine ibikorwa bya charity cyangwa se ibikorwa byo bigira neza, ugasanga bagiye gufasha nk'abantu. Nka STT yagiye ijya gufasha abantu ikabaha amatungo magufi, nk'ihene n'intama, ubundi bakazana noneho n'abanyamakuru, ibitangazamakuru bikomeye, bakaza bagafotora, bigatuma noneho society bizera, ndetse rimwe na rimwe n'inzego zibanze z'aho hantu bagiye zikabizera, abaturage bakabizera. Ubundi kuko babyaciye ku mateleviziyo rimwe n'anakomeye, murabizi ko kuri TV1 byabayeho uburyo yamamaje TMP, RTV nayo yamamaje STT, bigatuma noneho abantu bagerageje bahanira kwishigikira, dore ko nyine bura nubwo abantu dufite ko duteye, ariko no kuba dufashanye nabyo biri mu muco wacu, niko Imana yaturemye. Icyo nacyo ni ikindi kintu gituma abantu baza bagafatisha abantu benshi, nuko bageza kwigaragaza neza muri society, bakamera nk'abaduhumye amaso. Ikindi ni uburyo nyine TMP nyine cyangwa se izo ni business zigenda zikora n'inzego za leta, aho bageze nyine bakabasha kugaragara mu tuntu twose nyine kugira ngo leta ibagire icyizere. Izi nzira zose mbabwiye aha ni TMP na STT bagiye babigaragaza cyangwa se babyifashisha kugira ngo bigarurire imitima y'abantu benshi. Rero wenda reka twibaze ikindi kibazo, noneho ryari ibintu bitangira gusenyuka cyangwa se ibintu bigatangira kujya irudu, bigatangira kuba bibi. Ni ukuvuga ngo business nyinshi za Ponzi scheme cyangwa se pyramidal system zishingira ku mafaranga y'abantu binjira. Ni ukuvuga ngo uko abantu bagiye binjira niho business zarishingiye. Ni ukuvuga ngo rero iyo abantu bagabanutse, business itangira kumera nk'izihomba, ariho amafaranga atangira kubura, ubundi bagatangira kugenda bagaragaza imbogamizi, aho usanga bavuga ngo wenda bagatangira kuvuga ngo systeme iri kuyakudetinga, ajya kubivugaza kuvuga ngo systeme iri kuyakudetinga, ngo hari maintenance cyangwa se amavugurura ari gukorwa, hari ikibazo cyabaye nko kuri banke, nko muri money transfer, ugasanga kugenda bagaragaza uburyo systeme nyine zitameze neza, hari audit ziri gukorwa. Ibyo byose watangira kugenda ubibona, ugatangira gucika intege, kandi birumvikana kuko n'ubundi bino biza kurangira nyine amafaranga abantu bayabuze, kuko iyo bino bigumyeho igihe kiragera bikamara iminsi cyangwa ibyumweru cyangwa amezi, ugasanga
ni ukuvuga ngo ya system cyangwa se ya business ibuze burundu ikavaho, umuntu akayibura burundu ntazongere kumenya naho yabariza. Noneho hagatwaza ikindi kibazo, kandi ikibazo abantu bose bajya bakibaza, ese koko leta iba yarabigizemo uruhare kugira ngo izi business zize hano mu Rwanda zitangire gukora nyuma zirya amafaranga y'abantu? Iki nicyo kibazo abantu benshi bibaza, ariko igisubizo gisaba ubushishozi cyane. Ndetse kuba company yaranditswe cyangwa ifite office ntibivuze ko leta yayemeje nk'ishoramari ryizewe. Icyo kintu mu kimenye, kuko inzego zitandukanye zigira inshingano zitandukanye, ibyo nabyo mugomba kubimenya. Urugero, hari urwego rwandika business, hari urwego rukurikirana iby'imisoro, rwandika business ni RDB, rukurikirana iby'imisoro ni Rwanda Revenue. Noneho hari abagenzura ibikorwa by'imari ni nka beneri, urugero beneri igenzura ibikorwa by'imari. Noneho hari n'abakora iperereza igihe hagaragaye ibyaha, aba twavuga nka RIB. Izi ni inzego zo mu byiciro bitandukanye zidakorera rimwe nubwo zishobora gukorana. Niyo mpamvu bivuze utahita wanzura rero ngo mu by'ukuri ngo leta iba yabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo urebye niyo mpamvu hagaragara nyine ibimenyetso by'uburiganya. Iyo hagaragara ibimenyetso by'uburiganya ariko hakorwa iperereza, hagafatwa ibyemezo hashingiwe ku bimenyetso byabonetse. Ntabwo bivuze ngo nimba koko abantu wenda bibye abantu bahita bagenda bafunga bari babirimo cyangwa se biyoboye, habanza gukorwa iperereza hagashingirwa ku bimenyetso byabonetse kandi bigaragara. Reka twibaze ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza, ese ni kuki abantu benshi batabona ikibazo kare? Kuki abantu benshi badakunze kubona ikibazo hakiri kare? Ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi zituma abantu benshi muri zone business batabona ko harimo ikibazo hakiri kare mbere y'uko bashyiramo amafaranga yabo. Icya mbere ni uko company iba iri kwishyura kandi neza. Icya kabiri, abantu benshi bavuga ko nyine babikuje, usanga umuntu wese afata ngewe amafaranga ndi kuyabona kandi kuyarya. Ikindi cya gatatu ni uko abantu benshi babona ama-office kandi ama-office meza asa neza, ukabona ko nyine abo bantu nyine bataba ari abatubuzi. Mbese abantu bari bwakirwa n'abantu nyine b'abasirimu, bakirwa n'abantu b'abasirimu bavuze ngo nta bantu b'ibisirimu, ariko abo bandikiyeyo asigaye ari amasirimu cyane. Ikindi ni uko babona ibyangombwa nk'amacertificate bagiye bahabwa n'inzego zibifitiye ububasha, nk'uko twabivuze nka RDB cyangwa se bafite TIN number ya Rwanda Revenue Authority. Ikindi ni ukubona abantu benshi bari kuyinjiramo. Murabizi ko ibino bintu iyo bigiye gufunga abantu benshi babanza bakabijyamo, bitangira gake gake, iyo abantu bamaze kubimenya ari benshi batangiye kubijyamo nibwo bigeraho gutya bikaba birafunzwe. Ni byose rero bituma abantu bumva ko nta kibazo, nyamara abari igihe business izagera ikarangira burundu, ikabura nyine ikarya amafaranga y'abantu. Reka twibaze ikindi kibazo, ese ni ibihe bimenyetso byo kwitondera mu kujya muri iyi business, cyangwa se ni ibimenyetso byo kwitondera mbere y'uko ujya muri iyi business? Nubona ibimenyetso uzitonde cyane, kuko biba bigaragara ko iyo company itizewe, ishobora kuba ari scam. Nimba company ikubwiye ko amafaranga azinjira buri munsi nta risk zirimo, uzamenye ko iyo business nyine ifite inkeke, kuko nta mafaranga uriya atagira risk. Nibyo nizwa bya muri video ya mbere, wenda ndaza kwishana no hejuru muraza kuyibona. Ntabwo ndi kuvuga kuri TMP, ntabwo byumvikana uburyo umuntu akubwira ngo uzafata amafaranga ngo 150 mu kwezi kumwe wayagabije ntabwo ugomba kurima. Icyo kintu uzagitekerezaho kabiri, uvuge ngo kuki ubundi njya kuri business idahomba. Uri business idahomba ibaho, utagumye gutekereza bya n'igihombo mu gihe runaka. Ikindi ngomba gutekereza ni inyungu nyinshi cyane kandi zihoraho. Kuko numva nyine system ugahora nyine ukora amafaranga ubona ahora yinjira aza nk'umugezi. Icyo nacyo ugomba kugitekerezaho. Ikindi ni ukuzana abandi kugira ngo winjize amafaranga menshi. Uburyo bwa referral bwo ujye ubutinya, kuko nyine nkuko nababwiye izi business iyo ukoresha uburyo bwa referrals, abantu winjije nibo baguhemba. Bivuze ko abenshi babura ayo bahemba bagafunga. Ikindi ugomba kumenya cyangwa se ugomba kwitaho, nimba batagusobanura neza aho amafaranga ava. Umuntu agusobanurira neza aho amafaranga aturuka, ibyo nabyo uzabigireho impungenge. Nimba bakwihutisha ngo shyira amafaranga vuba, agira vuba, kuko none gushyiraho pressure ngo uzibazo ubundi kuki umuntu ari kumushyiraho pressure ingana gutya.
yanyitondesha nkagenda gake. Ibyo nabyo uzabitekerezaho, nubona ibyo byose wibonye uzahita uvuga ati iyi kampani cyangwa se ahantu ngiye gushora amafaranga nta cyizere cy'uko nzayagaruza. Reka tujye ku isomo rikomeye, isomo rikomeye tugomba kuzirikana. Ni ukuvuga ngo isomo rikomeye ni ukuzirikana ko kuba kampani yaba yizewe cyangwa itizewe ntabwo ari uko ifite office nziza, ntabwo ari uko ifite registration nziza cyangwa se ifite ibyangombwa, ubona ko ifite ibyangombwa byose byo gukora, yewe nta nubwo ari uko nyine RDB cyangwa se leta iyizi, ahubwo icyo ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kuzirikana ukamenya neza ni ukumenya ese business yinjiza gute. Icyo kintu ukakimenya kuko usanga nyine nk'uko nabivuze business zinjiza amafaranga mu buryo ubona ko byoroshye ziba zifite ikibazo. Ikindi ugomba kumenya ese amafaranga avahe, ukazirikana ahantu amafaranga bahemba abantu ava. Ikindi ugomba kumenya ese inyungu zishyurwa zishingiye ku bicuruzwa cyangwa zishyurwa zishingiye ku bantu bari kwinjiramo cyangwa se bari muri iyo business. Ibyo byose numara kubisobanukirwa nibwo uzamenya ibyo kwitondera n'ibyo utitondera, nibwo uzamenya niba ugomba kujya muri business cyangwa utagomba kuyijyamo. Noneho twegera ku mwanzuro. Niba hari isomo twese twakura muri izi online business zagiye zifungwa ni rimwe: ntukemere gushora amafaranga kubera gusa ko inshuti yagutumiye cyangwa wabonye ko kampani ifite ibyangombwa bya RDB cyangwa se itanga imisoro ya Rwanda Revenue Authority. Ibyo bintu ntuzatuvuga ngo nyine ngo business yizewe ngomba kwishyura amafaranga. Banza usobanukirwe neza business model yayo, banza ukora ubushakashatsi bwawe kuri yo, kuko benshi mu bazijyamo tuba twarize tuzisoma no kwandika, tuzi gusoma n'indimi z'amahanga tukanazumva. Ikindi ubaze ibibazo byinshi, kuko nubaza ibibazo nibwo uzamenyeramo kuko niba business yizewe cyangwa se itizewe. Kuko buriya birababaje cyane ko wakorera amafaranga imyaka n'imyaka ariko amafaranga wakoreye ukayatakaza mu gihe cy'umunsi umwe cyangwa mu gihe cy'iminsi runaka mikeya, kandi wayakoze wishyura kuya imyaka n'imyaka, ugasanga ubuzima bwawe burangiriye ku munota umwe cyangwa se ku munsi umwe, kandi mu by'ukuri ntako utari waragize. Ukongera ukaba rubebe ukajya gusabiriza ku muhanda cyangwa se ukaba depression ukaniyahura, kandi mu by'ukuri wari warakoze ntako utagize, cyangwa kuko kumvisha ko ukeneye gushaka amafaranga mu buryo bwihuse ntumanze gusobanuza. Rero reka dusoreze aha. Wowe ugeze kuri uyu minota ukiri video, ndagushimiye cyane, urakoze kuba wayikurikiye video kugeza irangiye. Nimba wifuza andi masesengura ajyanye na business ndetse n'ibindi bijyanye na scam cyangwa se na za Ponzi scheme n'uburyo wabyirinda, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo kuri video ujye uyibona byihuse, kandi ukandira like unayisharinga abantu kugira nabo ubu bumenyi bubagereho. Ndabakunda cyane.